Siri umukobwa wawe ko ashaka kuba yirakara. Ahubwo ugomba kubwire cyambere cy'imbanza kukwiyama. Uriya mukobwa wanjye. Ni don't touch you. Don't touch you. Bari kuvuga iki? Simurebe. Don't touch you. Oh yeah. Don't touch you. Ni mukore niko bivuze don't touch you. No. Don't touch you. Ariko se utibana warigiye kwagenda ntabwo twaje. Nese ko mbona ahantu hose amazasa ubu nzajya menya ngo nzajya nyura abantu mu mubiri. Bafite muri reba hano iki gipangu ni iki bipangu byose. None se nyine niko Ikigali hameze. Nese turagera ryari igihe twagendeye imaze no kunanira. Niba tutari bugere umugire ubu kwirwa igenda kumaze gukora bidomeko. Ubu ngiye kuba mu business. Nige kashi kasevu. Mpaka. Sawa. Danke. Wow. Ntabwo konsiruzi. Mvana ina kukumbuye. Reka magoke mhobe. Yo. Mezo tumeze. Na hasi gobona. Kari umweru. Reka rero ni mwica. Kari umweru. Iki hanga na kibazo. Amayi. Na hasi kora yindi. Nende nicare. Na hasi muza. Warumbiye ngo ni no bose reba ahantu wicaye. None se hari ikibazo. Hari se wahise. Rero uyu ni umukozi nakubwiraga nyine. Se ndo umukozi se. None se cyo kwamanja. Ibyo ni biki se yambaye? Ibirahuri. Ugende ntabwo kureba. Ntabwo bikureba ikintu gikira. Nacho. Ufite n'ishati. None se musore ubashe gukora iki? Oya we. Ishati ariko se. Oya nta kibazo. Nacho. Ubasha gukora iki? Nta kibazo. Imirimo yose ndayikora. Ndacana nzi gucana kunywa byose ndabizi. N'amateke nzi kuyahata. None se ukuvuye mu cyabaga yuko hano gucana kunywa. Mucana iki se? Gucana gaze ntabwo uzi kwicana. Gaze se ni igiki? Nese unguka ukeneye akazi. Gaze bimeze gute? Se ni mwayinyereka. Basi mbamubwiye. Kwa iri fi wabishobora. Kwa iri fi. Ifise zirarisha. Ifi ni nkoko. Ntabwo nzi ko nzabikora ariko nzabibyahirira nta kibazo. Nese tunuduki. Ego mana. Mana yawe. Eshana ni heza. Cyaro ni kibi. Ese umuntu yirebamo. Cyaro ni kibi kabisa. Cyajya ko ubunzanya ahantu heza. Uyu ni umwana wawe. Iyi ni umukobwa wanjye. Uyu mukobwa ko najya ahantu muzira. Nigeze kumubonaho rimwe. Hari ahantu yigeze kunyura. Jesa. Wumbuki. Yari gusha nibyo cyangwa? No. Uramuzi? Yego. Oya naganzi. Iyo nsanga muzi Jesa. Ngaho mbwira tuvugana iby'akazi rero nangira akazi. Tuvugana akazi. None se ibijumba umuntu abikura he? Ibyo kubikura he? Ntabwo kuri ibijumba. Ni imyumbati umuntu atukura. Turabihaha. Murabihaha. Hari isoko. Ibijumba mukabihaha. Nta mirimo mugira se. Oya nakajagari. Akazi kwa kunza akazi se. Ngewe mva. Ndakubura ngagira byose. Ninga goko he. Cyakora uzaje uzakusetsa. Nta kibazo. Ese Sha, imva. Asandera umukobwa. Mufite urangiti, imva, mufite urangiti. Ukina filime. Oya, na filime. Mbona abantu bazikina. Ariko nyine umva ikintu nabaga muri akazi kose neza. Akazi kose nzi kugakora. Twese basi basha kugiki. Nzi no kose cyungo maze kurya. Ubundi niyo niboneye imyumbati n'ibishyimbo n'ibigori munguri. Bazagana mutare muri mari. Oya, nta kibazo. Ubuzima bwo mu cyaro bwarananiye. Mugerageze. Siri umukobwa wawe ko ashaka kuba yirakara. Ahubwo ugomba kubwire cyambere cy'imbanza kukwiyama. Uriya mukobwa wanjye. Ni don't touch you. Don't touch you. Bari kuvuga iki? Simurebe. Don't touch you. Oya. Don't touch you. Ni mukore niko bivuze don't touch you. Don't touch you. Kuba rero nirandesheje tuje
abuja ndamubona ariko kamanze nugameho gatoya nijya kumureba ariko uyu munsi uko byagenda kose amba udufaranga twanjye twose kuko ndadukeneye dore ko naha n'agaceri naherembi kurya ibijumba amateke noneho naciye agahaza ejo bundi arandonganya ibintu biba birebire ahubwo nari nageze ubwoba nkazayangata ariko abusha nawe nubwo akarishe ashiragamo akantu ko kundengera ariko ntacyo nari ndeba ko ndibuze kumubona pe gusa ibintu ntabwo biba byoroshye kabisa. Avuga se Ikinyarwanda ni doti taci. Okay, doti taci bivuze ngo n'umukorera doti taci yo. Akunda kamenye nanjye kariye ubwo rero mu myekano kiri ishati yawe ishati niyo njyana mu misi none se babwira amafaranga bazajya babanje mubwira yewe ibihumbi 15,000 rwose nanjye nkajya ayo ni makeya sheri ayo ni makeya senkani igiceri cya senkani ni ishati kandi n'ubunyere ibihumbi senkani ibihumbi senkani nzahita ngura ingurube 3 ikibwana kigura ibihumbi 10 ibihumbi senkani ni akazi ko mu gihe tunatangira mbona agatangiye akoze rwose nambwire rwose ibintu bitangiye cyambere cyo itabigoye cyane nawe numva kujya ku mafaranga menshi nubwira imirimo yo kujya gusekura gusya ibicyoya cyambere cyo banzure mu kugana mwitegereza don't touch you say My name is Tracy. You is Tracy. Avuze ibiki? Let me repeat again. My name is Tracy. Yitwa Teresi. Teresi. bose nibuze umudakubita urawuzi ndakubitwa ubumeze uteze nakana kumubwira ni umuntu se umudakubitwa umukobwa wanjye ni umukobwa umwe ku mubumbe sibyo umubumbe w'iki byumva ahagira uza kumureba hano se aha kandi adasohoka nese nakubwira gusa uri hari se nta mu rugo ujye uhagarara ku muryango ntasenge ikindi cya kabiri ukajya umenya ifa aho kujya kuyikurira ubwatsi ntabwo irimo amazi kugira ngo ugacangamo utuntu sinumva ifi yo ku bwatsi ibiki gusa ntamenya ari iki nubwo nuza dotaci maze abinyereka nta kibazo mami so much for you cyane ngaho mbwira komeza mbwira ikindi cya kabiri asa guteka urabizi cyangwa ndabizi ndateka n'impungure zigasaduka zikiyasa gomana ugiye uzi ko nzi guteka n'amateke hego hesha genda umwereke anyereke imirimo se none se mva muteka imyumbati yagumye murayifite ese bamubwira ngaha ibintu byo mu cyaro urimo urazana hano reka reka iyo myumbati umutsima w'ibigori ese ko ufite amagambo menshi listen from ndiki amagambo menshi ngo maybe say so ese reka mubwire Sisiro ni avuga ngo Sisiro ntabwo we muzi ntabwo namubonye reka mubwire urukundo uzashobokana nawe genda gake mbegiye oya genda gake mu bintu ugiye gukora ugiye kubona akazi bakakwemereye nitware gake nimumbarike gutya ariko mu murima we harimo n'igitoki kigiye gusha ariko so wazakimujyana noneho ko yamvungara mvungije n'ukuntu ndinyaga umunyururu zinaha Ikigali ndazitinyaga maze no kumva iwacu bavumba bari kumva ngo bamvungiye ibitoki ewe buriya nabo bazi yuko uko ndi Ikigali ko ndi kushe ko nabonye amafaranga ubundi baherutse kuhamagara umuvandimwe ngati mumeze gute ndabasobanurira ariko babwira yuko kudufaranga mbere natubona bari kunza bago kugura agafuka gako tubamenye ufite n'ikibazo cy'umuhondo
umutwe nta mu mutwe bitware neza ngaho mubwire nyine mbwira iby'akazi nyine ikintu nashakaga kukubwira mana yanjye we nzakunamba mana yanjye we nzakunamba ese wagabanyije urusaku kurezi se ni ibiki ukamujyana mu gikari nyine ukamwereka ibintu akora ni ibyishimo afite 50 ni ibyishimo afite wowe ikintu umugira ati uzamubwira ngenda byizeye twakwakira iwacu hano kwandika no gukara wait mami wait what's your name my name harya ni kuvuga ubwo ndamubwira ngo what my name umubwira izina ryawe mubwire ngo my name is wongera izina ryanjye my name is Kingb. It's enough, that is enough. Ikinafu se ni ikinafu ntago ikinafu nkizi go to wash moshi je moshi banze ukaraba moshi ngo ni body banze kujya kwitunganya dore uretse gatoya hagarara umva mubwire dore usa nabi kandi ugeze mu rugo rw'abantu biyubashye genda witunganye ugaruka usa neza nese nditunganye je ni njye ukuzanya ukazatunganyiriza go there, you will see the water and then you wash. Oh, okay, wash. Reka wash. Wash there. Isi wiya mukoro biye. Oya nagaruka umutora nyine duhuriye. Duhuriye mu nzira ambwira ko ashaka akazi kandi kariruka yuko wigeze kubwira nyine yuko ukeneye umukozi. Oya wegende ubu rero numvaga nishimye mvuga nti mbonye umuntu wenda basi ndayandika no kumari zanjye ngiye hanze ngiye kurangura none se ukeneye umukozi turisara hari yawe gufasha cyo ku ishuri okay bizagusaba rero gushaka ukeneye umukozi wo mu rugo ntabwo umukozi wo mu rugo wamujyana n'umuntu uzasiga ku mari zawe ubwo rero sanyene Kigali urebye nabi zikigukaranga ndaki guteye we Kigali nayo irarenze noneho tugendaho n'ubugeni yogoshesha uretse ejo bundi umuntu wangiriye mbuhwe kambwira atakira desi ujye kwiyogoshesha iwacu niyogosheshereza igiceri cy'ijana nangwa sengande baranyogoshaga ndakibazo ariko kavura kuva gatonyorotse kanjye kureba mabuja ko byagenda kose ugu munsi wa noneho arambemba ndebe ko nagura n'utundi dukweto izo zimaze no gusaza ariko naramubwiye ngo urire ingweto zo kujyana mu ntuza mu mirima ze barabyanga mvuga ngiye kumumiliyoneri hazawambere ariko n'umwaka umukozi mbona wagira ngo ni umusizi mami ntanishimye ko tuzamuka amusiri oya ndabizi yuko atazabatesha umutwe baraguzwa cyane avuga guswa ego ni ibyishimo afite nese we yari yivugwa mbere bishe amafaranga 50 sinanga nene se nimba avamo ipantaro zibaye n'ibihumbi 5 kubibona byabaga bimugoye uri kumva bamubwiye 50 akabura ubwishimo atirese se mu cyaro ko kibamuvuga mu cyaro arabikini aricyo nene se ntabwo ishusho uboneye aha ngaha ntabwo ikugaragarije ukuntu bameze byonyine n'ukuntu aje yambaye ntabwo wahita ubona ahantu aturutse mwete n'amagambo nabyumvishe urumva nta ribi nzakomeza mugerageze komeza mugerageze rwose nta kundi kuntu wagira ariko nta nkundira ku mwana mwiza ikibazo ugizwe n'umutima none se wowe ko nayirutse uhiye igitsina umeze bite hindura igitsina uhiye igitsina nayigize ngo nayerutse guhirisha nyine igitsina akumana nanjye mfite abakozi bananiye kabisa n'abakozi abo nawe yaje mu cyaro yego mama ko bamutiranya nawe pe mani ba nyine amafaranga bayaratuvunye bro ntabwo bashyira muri mayindi ngo bamenye yuko amafaranga yavunye umuntu yenda biravuna najyaga kuhirinda mbese umuntu azakora iki
tekereza yuko ava mu rugo saa 12 akaza gufata isuka mu rugo akajya guhinga byonyine najya kumureba saa 6 ngasanga nta n'intangara naho yahagaze niho yahinga ahubwo aragenda akicara muri ya myungu sumbaza agatangira akavuga ngo ndi buze kuyitwara yego yumvira abakozi iragusarurira noneho yumvira abakozi mfite mvuge ko warumbije icyo akaza aramubwira nshaka kumuganiriza noneho ubwo nagiyeyo mu gitondo kandi ndababwira ati rwose ntaguciye mu ijambo iyo musanze mwaho ngaho ukamubaza impamvu wumva kubakuba n'abandi akantu kubakuba niba abonye ikintu yumva adaherutse akagikubakuba wasanze ari ikintu kibazo ari igihe cyangwa n'ubwo wamugaburiye ewa yakumureba kabisa ayo munsi arambenda byanjye bikuru abandi bifuza amafiti amakroni nyamara noneho abareba ngomba nabimwicishije kandi uriya muri bayo urimo ibitoki imyumbati n'amateke aho mbona kiryo kizima kirimo umuntu yafata akanya agahita aricyo keretse gucuka imyumbati reka ngende mu rugo ni inama bwatazize gufata amafaranga ngiye kugenda muganirize twumve niba ariko nyine ntitumwirukane mwana wandaje rero yemerekeza umushyitsi wari wansuye wambuke ntabwo araje nta kibazo kandi ukomeze witeho ukomeze kugaragaza ibyishimo mbese mwana turimo asanga warakaye mwana yanjye mbere abakozi yego si abakozi bamabwenge azajya ndinda mwana wanjye abanye ibikabyo abona se ndi imfungo kiyaba yahereye Abuja wiri wese ukomere cyane abuja ko narinje kukureba se ewa washoje ariko shana ije kukureba cyangwa ko wamudufaranya noneho twahashoje asiga akantu gatoya cyane uribuka ibintu twavuganye umva rero reka mbe ngiye ibyo twanangiye umukozi nzaniye kandi nsigaremo mubiganiraho bwaje nta kibazo nawe uri mawe ujari kukomera nta kibazo ngawe genda ese nawe ushaka rero ese nuko maze gukora imibyizi zingahe uzi yuko maze gukora imibyizi hajya muri bumwe n'imibyizi itatu ariko nyine tukavugana nawe ku mitwe yawe ujye ukora ugende ukore ikintu cyakuzanye mabuja ukore ejo mu gitondo nagusanze wicaye ntabwo nagusanze wicaye se wowe uri mu biti mu mabuja hariya inzoka nukuruza izindashe noneho mba nicaye gatoya ujya mu myungu ntabwo nagiye mu myungu inzoka zimbashe nuko nawe njya kugusobanurira ugahita urakara umujinya asubize ko wumviraga neza se mba nkwihemba amafaranga ya nyirakuntu natawe nese naguhubuye hata bavuga kuguhitura naguhitiye ukore cyane kugenda ukicara mu murima ese ubitekereza yuko nabiguhemba amafaranga yanjye uzakumbitira iwacu ntagije n'ibyo twavugaga ni ibiki nyine kukubwira ukore cyane indi ugukora cyane oya bavuga ahubwo vuba niko baba babivuga none se uzi uko mbikoraga se ahubwo ntabwo nzi ibintu byaguteye muri ino minsi abusha nawe reba ukoze iminsi 3 ndagicera urabona ndanade bose none no kuri botike nabo nzigaye uzo udufaranga twabo tw'marina nababwiye ko guno munsi ndibuze kutubahereza rero wihangane gose umbabarire cyane ndebe ko nabishura byibura bazajya barangira icyizere bakomeze kunyindika ni nicyo nyine najyakumubwire nujya gukora nabi nakazi nzongera kugwa tubyumvikaneho ngiye kuyaguha ariko ujye ugenda ukora noneho ugira unjake undi mukozi basigura kuri reba imirimo yawe yose kundi medi kwizengurukamo ndinje reka nkuha amafaranga ubundi hari ikindi suza umbaza hari ikindi umbaza ngiye kuguha amafaranga yawe ubundi ujye ugenda ukore n'inzongera gusanga wicaye ntabwo nzongera kuguhemba hajya kuri 700 babara imibyizi 3 segira vuba ajya nangahe ubwo wowe uri kumva arangahe ndacyo mbereza guramba gose imibyizi 2 ni cyane
ni igihumbi magana abiri. Imibyizi ibiri ni cyane ushyiraho undi ukaba bibiri amabuja nawe hari ibyo daheruka bibiri kunzanira n'ijana akasiko nagato ariko kose ufite amafaranga menshi abaye baba babuja n'utwo se watunguriza ko tuzaheraho aya ngaya nayapangiye uzambira ubutaha cyangwa nawe kuri botike buno bose ngaho genda nyine mabuja ariko urebe n'ukuntu uza kungurira agafanta akanuza akagwa kuri telefone sibyo urakoze arega ndakwemeraga nubwo uba urukundoteza ariko udu dufaranga nanjye umva ugu munsi gwa none ndaguramo umucerasiyo kawungasiyo akanyamasiyo se kabonekamo gano agangaga ni make gano ni make ahubwo ndaguramo inyama z'abapolisi hajya nizi n'indogi ari abantu benshi batazizi iwacu twe tuzitaga indogi ni inyama z'abapolisi ubwo rero utu dufaranga bagenda ubike rero gusa nyine mabuja ndamwemera ariko hari igitoka afite muwe hari igihe nubwo yanze kungurira agafanta indoki ze ndazirindaga ngamucungira umutekano ejo bundi mberutse guhangana n'umujura ahubwo nibagiye kubimubwira se ni igiti cyane bagishira baba we aho kiriya gitoki umujura wo nahanganye nawe yanzize igikomere sinzi ikindi yangubise mu mugongo gurange kiriya gitoki uretse mu kanya ndajya kugihitana akavura n'ikagwa ndakibazo ndahagaze abimenya nzamubwira ati ko umujura yanjiye umugongo yeba amagufa agamaze kwanama navuye iwacu simeze gutya none ndakunda